tugiye kureba urugendo rwa Bruce Melody mu muziki we, mu buzima bwe bwose amaze asohora indirimbo ndetse anaducurangira ku buryo buryoheye amatwi. Bruce Melody ubu umaze kumenya ikimenya bose hirya no hino ku isi. Amazina ye bwite yahawe n'ababyeyi ni Itahiwacu Bruce, ariko benshi bamumenye ku mazina ya Bruce Melody. Yabaye ikimenya bose mu matwi y'abanyarwanda bakunda umuziki. Yakoze ibikorwa bikomeye mu muziki nyarwanda, yatwaye ibihembo bikomeye bitangirwa mu Rwanda ndetse n'ibyo hanze y'u Rwanda. Bruce Melody yabonye izuba tariki ya 2 Mata 1992, akaba umwe mu bahanzi bakunzwe cyane ndetse akaba umwe mu bahanzi bakunzwe cyane mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, aho twavuga Afurika y'Iburasirazuba. Akaba yaratangiye kumvikana mu matwi y'abanyarwanda muri 2012. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe mu bigize urugendo rwa Bruce Melody ndetse n'ibidasanzwe yagiye akora, udushya yagiye akora, ibihembo yagiye yegukana ndetse yewe n'amarangamutima yagiye yerekana ku bikorwa bimwe na bimwe ibyaranze Bruce Melody. Uyu munsi nibyo tugiye kureba. 2024 n'umwaka watangiye Bruce Melody ari we muhanzi w'umunyarwanda wumviswe cyane ku mbuga zicuruza umuziki. Bruce Melody kandi yagiye atsindira ibihembo bitandukanye by'umuziki mu Rwanda no mu karere, bityo yongera kumenyekana cyane ku ruhando rwa muzika. Aha twavuga nk'ibihembo bya Salax Award, aho muri 2014 yatwaye igihembo cy'umuhanzi mushya mwiza, naho 2018 atwara icy'umuhanzi mwiza wa Afrobeat. 2020 yegukanye igihembo cy'umuhanzi mwiza w'umwaka, nicyo twita mu rurimi rw'abazungu Best Male Artist. Si ibyo gusa kuko yaje no kwitabira ibihembo bya Primus Guma Guma Superstar PGGSS, aho muri 2018 yegukanye umwanya wa mbere muri irushanwa ryari ribaye ku nshuro ya 8, ari nabwo yashimangiye ubuhangange bwe n'ubukaka. Reka turebe abamanajya bagiye bamanaginga cyangwa se twita abajyanama mu Kinyarwanda yagiye akorana nabo mu bihe bitandukanye. Tureba umwe ku wundi. Ku mwanya wa mbere turahabona uwo bita Richard cyangwa se Richard, aho ni muri Super Level. Turareba uwo bita Jean Dodier Kabanda. Ku mwanya wa gatatu turahabona uwo bita Ri Ndayisaba. Ku mwanya wa kane turasanga uwo bita Coach Gael 155 AM, ari nawe bari kumwe kugeza ubu. Uyu muhanzi yakoranye n'abajyanama mu muziki barimo Richard wa Super Level twabonye ku mwanya wa mbere, nawe batangiranye, baje no gukozanyaho ubwo batandukanaga bakaza kwitabaza n'inkiko. Aha ni naho Bruce Melody yaboneye umugabo yubaha cyane, azahora yubaha, witwa Maître Bayisabe, watumye atsindirwa urubanza yarimo buranamo na Richard wa Super Level. Muri 2021 Bruce Melody mu Isango na Muzika Awards yegukanye igihembo cy'indirimbo y'umwaka, aricyo twita Best Song of the Year. Mu bihembo bya Salax na mu bihembo bya Isango na Muzika Awards abikesha indirimbo ye yise Samoya, yari imaze kuba ikimenya bose bitewe n'igihe yasohotse, aho abanyarwanda n'isi yose bari mu gihe kidasanzwe cyaguma mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19 cyangwa se coronavirus. Mu kazi ke k'ubuhanzi yamamarije amakampani menshi yakuyemo agatubutse. Aha twavuga nk'inzoga bitaga nka Broka, Primus, Kigali Arena, ubwo dukomeze yamamarije Kigali Arena yahindutse Beka Arena.
yageze nubwo asinyira arenga miliyari bikamugira umuhanzi wa mbere wasinyiye ako kayabo mu Rwanda, nubwo byavuzwe ko byari baringa. Si ibyo gusa kandi kuko muri 2023 yatsindiye igihembo cy'umuhanzi mwiza mu Rwanda mu bihembo bya Trace Awards, ubwo byatangirwaga mu Rwanda ku nshuro yabyo ya mbere imbere y'ibihangange mu muziki. Yarongeye atsindira igihembo cy'umuhanzi mwiza w'umwaka muri 2024 mu bihembo bya Isango na Muzika Awards biherutse kuba. Dore ibitaramo Bruce Melody bikomeye yagiye yitabira. Aha turavuga 2018 yitabiriye igitaramo cyo kwita izina. Muri uyu mwaka n'ubundi nabwo yari mu bitaramo bya Primus Guma Guma Superstar PGGSS. Yitabiriye ibitaramo bya Rwanda Day muri 2022. Yitabiriye ibitaramo byiswe Summer Music Festival byabereye mu Bubiligi. Bruce yagiye yitabira ibitaramo bya Iwacu Muzika Festival byagiye biba mu myaka itandukanye, birimo n'ibyabaye mu mwaka 2024 usozwe. Yitabiriye iserukiramuco rya iHeartRadio muri Amerika ryabaye mu Kuboza umwaka 2023, aho yitabiriye kimwe mu bitaramo bya iHeartRadio birimo Jingle Bell Tour. Kikaba ari igitaramo yahuriyemo n'ikirangire mu muziki ku isi Shaggy, banasubiranyemo imwe mu ndirimbo ye yakunzwe n'abatari bake cyane ku isi yose. Iyi ndirimbo bayita When She's Around, yari remix y'indirimbo yari yise Funga Macho. Iyi collab yatumye ajya ku bitangazamakuru bikomeye, ubwo iyo ndirimbo basubiyemo yitwaga When She's Around, yari remix ya Funga Macho, yatumye ajya mu kiganiro Good Morning America cyifuzwa n'ibyamamare byose ku isi, nubwo utamaramo iminota irenze 5, ariko iyo minota 5 iba yifuzwa n'ibyamamare ku isi, na cyane cyane ko harimo ibyamamare birusha Bruce Melody ubwamamare bitari byitabira byibuze ngo bikoreshe iyo minota 5. Yaririmbye mu bitaramo bikomeye muri Amerika harimo nka Jingle Bell we na Shaggy. Umwaka wa 2024 ubwo wendaga kugera ku musozo, Bruce Melody yitabiriye ibitaramo bitandukanye birimo ibyo yakoreye muri Uganda biteguwe na Alex Muhangi, umukomediye cyane akomeye mu gihugu cya Uganda ndetse muri Afurika muri rusange. Icyo gitaramo cya Alex Muhangi Bruce Melody yatumiwemo cyari icyo bita Comedy Store, ndetse yitabiriye Raha Fest yabereye muri Kenya. Si ibyo gusa kandi kuko yakoze n'igitaramo cyo kumvisha abakunzi be album ye nshya yise Colorful Generation. Icyo gihe byari biri muri album listening party cyangwa se album listening party. Bruce Melody yaguze imodoka ya miliyoni 200. Ubwo tugiye mu dushya Bruce Melody yagiye akora. Bruce Melody yaguze imodoka ya miliyoni 200 ya Brabus. Ibyakunzwe kugarukwaho kenshi cyane, ndetse benshi ntibatinye kuyita igihuha, ariko abandi bakabihamishiriza ibikorwa bye yagiye akora. Uyu muhanzi iyi modoka yatumye aba ikimenya bose, cyane ko mu bazwi ari we uhagaze ku gasongero mu batunze ibinyabiziga bihenze. Yagiye akorana n'abahanzi imishinga y'indirimbo itandukanye, twavuga
twavuga myinshi muri iyo ni nka When She's Around yakoranye na Shaggy. Ubu tugiye kureba indirimbo agiye akorana n'abasitari batandukanye. Turahera kuri When She's Around yakoranye na Shaggy. Nicki Minaj yakoranye na Black Diamond. Konjo remix yakoranye na Jen Frog. Mahwe yakoranye na Mike Rowland. Kipepeo yakoranye na Nadia Mukami. Indirimbo bita Guwenze yakoranye na Paraso. Diana yakoranye na Bahati. Kevin Neighbor yakoranye na B2C, basige bitwa Kigali, bitwa Kampala Boys. Iyo foto yakoranye na BNM. Total Crazy yakoranye na Harmonize. Zanzibar yongeye gukorana na Harmonize none. Arese yakoranye na Inos B, ndetse n'izindi zitandukanye yagiye agaragaramo, zirimo n'izagiye zikundwa cyane ku ruhando mpuzamahanga rwa muzika. Aho twavugamo nk'indirimbo bita Nyora yakoranye na Eddy Kenzo. Twavugamo nk'indirimbo yagiye akorana n'abahanzi benshi b'Abagande. Reka dukora urutonde rwa zimwe mu ndirimbo Bruce Melody yagiye akora mu bihe bitandukanye, zikagira icyo zimuhindurira mu buzima bwe ndetse n'ubuzima bw'urugendo rwe rwa muzika mu bihe bitandukanye. Reka duhere ku ndirimbo ya mbere yamenyekanye ubwo yasohoraga indirimbo zirimo Tubivemo na Telefone. Bimuhesha gutangira kumvwa n'Abanyarwanda. Ku mwanya wa kabiri indirimbo Nujya Uhinduka ndetse n'indirimbo bita Nundize zimugira umuhanzi mwiza mu bari bagezweho icyo gihe, bituma atangira kwigarurira imitima ya benshi mu Rwanda. Ku ndirimbo ya gatatu indirimbo bita Catherine, niyo ndirimbo yatumye amenyekana mu karere cyane Uganda na Kenya, byatumye iba imwe mu ndirimbo ze z'ibihe byose. Twaza ku ndirimbo yaje muri COVID-19, indirimbo Saa Moya, indirimbo yabicaye bigacika, imuha izina ridasanzwe. Atitaye kuba mucaga intege, yarakomeje akora umuziki, aca uduhigo turimo n'utu. Twavuga bwa mbere na mbere yageze kuri finali ya Primus Guma Guma Superstar 2017, aratsindwa, ariko ku nshuro ya kabiri yarayitwaye 2018. Yagiye muri Coke Studio akomeza gushimangira ubuhangange n'ubukaka bwe, azamura ibendera y'u Rwanda. Urutonde rwa zimwe mu ndirimbo zazamuye izina rye mu bihe bitandukanye: When She's Around remix ya Funga Macho, Akinyuma, Ndakwanga, Catherine, Azana, Ikinyafu, Katapira, Funga Macho featuring Hit Boys, Sawa Sawa, Cerebula, Samoya, Bado, Izina, Nyora, Ikinya, Love Me Hard, Iyo Foto, Abu Dhabi, Urabinyegeza, Turaberanye, Arese, Broka, Nundize, Uzandabure, Total Crazy, Fresh, Sowe, Embela, Nujya Uhinduka, Nujya Unyinisha, You Complete Me, ndetse n'Indorerwamo. Izo ndirimbo tuvuze ndetse n'izindi nyinshi cyane, ariko izo nizo zagiye zimugira umusitari mu buryo butandukanye bunakomeye cyane. Bruce Melody aritegura gushyira hanze alubumu ya gatatu yise Colorful Generation, izajya hanze ku wa 17 Mutarama 2015, ikaba imaze imyaka isaga ibiri itegerejwe, ndetse akaba yaragiye akorana n'abahanzi batandukanye, aho yanakoze igitaramo cyo kuyumvisha abafana be kigategurwa mu buryo budasanzwe, aho byatanze isomo
kuri bamwe mu bahanzi nyarwanda. Ubu Bruce Melody ari mu biganza bya manager we Coach Gael, umugwizatunga, umuherwe cyane uri ku gasongero hano mu gihugu cy'u Rwanda, ni mu bantu bakomeye cyane, twabihamirizwa n'ibikorwa bye, aho afite ikipe ya UGB, akaba afite kandi na Kigali Universe. Bruce Melody ubu ari kumwe na Coach Gael. Bruce Melody ukunze kwita Munyakazi. Bruce Melody uko indirimbo na Shaki byamugize undi wundi, ndetse byanamufunguriye amarembo. Bruce Melody ubu ngubu ari ku gasongero mu bahanzi bakunzwe cyane mu Rwanda, aho twavuga nka Meddy, Israel Mbonyi na The Ben. Bruce Melody nawe ari muri abo ngabo, ndetse hari n'abadatinya kuvuga yuko ari nimero ya mbere. Haravuga ko ari nimero ya kabiri, nimero ya gatatu, gusa niyarenga nimero ya kane. Gusa abenshi bavuga yuko ari nimero ya mbere kuko arimo aragaragaza umuvuduko mu muziki, arimo aragaragaza impinduka mu muziki, arimo aragaragaza impinduka mu mikorere, arimo aragaragaza ubwitange mu kazi, arimo aragaragaza umuhate udasanzwe mu byo akora, arimo aragaragaza imbaraga utabona na buri wese, arimo aragaragaza buri kimwe buri wese yakwifuza kugeraho mu buzima, arimo aragaragaza kwerekana intego, aragaragaza umuhate, aragaragaza ubwitange, arigisha buri wese ufite intego mu buzima. Uwo ni Bruce Melody, naho njye nari Turatsinze wawe. Reka tugaruke.